baradusomera umurongo wa 23 n'uwa 24 kwihuse. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 n'uwa 24. kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Murakoze. Ntabwo dutinda ngo kuko bose bakoze ibyaha. Barashaka bigisha kwerekana ko abantu bose bakoze ibyaha. Ndagira ngo wenda ungurikire unyumve neza kuko nubwo abanyabyaha bazajya n'umuntu akabizi ko ari umunyabyaha nawe ukabizi ku giti cyawe, ariko ndagira ngo ngubwire ko kuba ukora ibyaha, kuba umunyabyaha ntabwo ari ikintu wizaniye, ntabwo ari ikintu wahimbye, ntabwo ari ikintu washatse, ahubwo ni ikintu wavukanye. Turi kumvikana neza. Hari abantu ngo bose bakoze ibyaha ngo ntabwo bashyikira ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ko umuntu avukana ubuzima bw'ibyaha bishingiye ariko kumubyaye, kuko biri kwivuga ko igicumuro cy'umuntu umwe ari wa Adamu cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Aho barayumvise neza. Adamu akoze icyaha cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Abantu bose bava bakagenda. Na Bikira Mariya arimo yahindutse umunyabyaha. Birumvikana neza. Ni ukuvuga ko kuba umuntu kuba uri umunyabyaha wikwirenganya ngo utekereze ko ari wowe mubi kurusha abandi. Oya, ntabwo ari ibintu wizaniye, ntabwo ari ibintu waremye, ahubwo ni ubuzima wavukanye kuri sogokuruza wawe witwa Adamu. Na niyo mpamvu iyo bari kukubwira ngo reka ibyaha uhita wumva ari kumera n'abakuriza n'urukuta, bari gukuriza iki kibambazi bagusaba ibintu bidashoboka kandi nibyo nyine. Yesu yaravuze ngo ese ngo mwabasha gukora neza gute kandi muri babi? Arongera avuga igiti kibi cyera imbuto mbi n'igiti cyiza kikera imbuto nziza. Kubera ko uri umuhungu wa Adamu cyangwa uri umukobwa wa Adamu, nibwo bushobozi bukuremeyemo bugutera gukora ibyaha bikikora utabishaka. Turi kujyana rero. Niyo mpamvu igihe cyose wihana wabisabira imbabazi ukumva ntuzongere, nyamara mu kandi kanya ukabyisangamo ugasanga n'ubundi wabikora, ukumva noneho n'Imana ngo nishaka izakwicira, ubwacyo ugasanga n'ubundi wabikoze. Ntabwo ari wowe, ni ubuzima bukuremeyemo bugukoresha. Na niyo mpamvu kukubwira ngo ibyo bintu byihane ni ukukurusha no kukurenganya. Wabyihana utese wacyari kupfuye ukiyica bikarangira, kandi upfuye n'ubundi waba ugiye mu muriro. Ndi gushaka kuvuga ngo ikigira umuntu umunyabyaha ntabwo ari ukubera ibyaha wakoze. Nyabune abantu bateza mu nyumve neza, igituma uri umunyabyaha ntabwo biterwa n'ibyaha wakoze. Oya, ahubwo uri umunyabyaha kubera ko uvuka ku munyabyaha, kubera ko wabyawe n'umunyabyaha uvukana n'ubuzima bukora ibyaha. None kukubwira ngo ubiyeke nicyo gituma bikunanira ntibigukundira, kuko n'ubuzima bukubamo ni ibintu byikora. Umuvandimwe nawe avuga ati ni kimwe n'umusatsi. Umusatsi urawogosha bwacyo ugasanga wabize, kandi mu by'ukuri nkanjye ngize amahirwe ntongere kumera nawe ntumbuye, ariko ntacyo wakora. Urogosha bugacya wabize, ukogosha bugacya wabize. Kubera ni ubuzima bukuremeyemo uzamura uwo musatsi ukamera. Niko n'ibyaha bimeze mu munyabyaha. Ibyaha ni ibintu byikora muri wowe udashobora kubuza, udashobora no gusubiza inyuma. Niyo mpamvu udashobora gutunganira Imana binyuze mu kwihana no guhindura ingeso. Kandi ugerageza kuzihindura ugasanga n'ubundi wakoze ibibi. Ugerageza kuba mwiza ugasanga wabaye nabi. Ugerageza gutunganira Imana ugasanga wayihemukiye. Ni kukubwira ngo ntiwirenganye, ntabwo ari ukuberaho. Kandi n'ukubwira ngo byihane urekeraho uhinduke nawe niko ameze. Umuntu umwegeze ari kuduha ubuhamya, ni umwana wakijijwe wiri iwacu, noneho yari umunyagatulika. Noneho buri gihe akajya gusaba penitesiya, yaba gusaba penitesiya akabona ibyarongera abikoze agasubirayo. Noneho igihe kimwe padiri ariko amaze kumuha penitesiya nawe ariko padiri mfite ikibazo nshaka kukubaza. Padiri ati ngaho kiba. Padiri ngo umuhungu amazi atese, ubundi mwebwe namwe mujya mukora ibyaha. Icya kabiri, ese iyo mubikoze mwebwe mubikizwa nande?
padiri ngaramubwira ngo ibyaha ngo natwe tujya tubikora ngo naho ukuntu tubikira ngo nanjye njya gushaka uwacu umupadiri nawe nkabimubwira nabibuka nakamba penetensi umuhungu ngo guhera uwo munsi yaravuze ati burya bya bintu ntabyo kumbi abantu nabo bafite ibyaha yarazi ko aribo babimukiza kubera ko bari neza none asanze burya nabo bakora ibyaha kubera uwo munsi baza gusaba penetensi sizongera menye ko babantu burya nabo tumeze kimwe ndashaka kuvuga ko ukubwira ngo wihanurire cye ube mwiza nawe arabizi ko byamunaniye ndetse na Yesu yarabwiye ngo muzabona ishyano mwaryaryamwe kuko mukoreza abantu imitwaro mutabasha gukozaho n'ibitwiruke umutwe utabasha guterura ukabwira umuntu ngo mwawuterure awikorere arongera aravuga ngo mwaryaryamwe muzabona ishyano ngo mumeze n'ibituro bisize ishwagara ngo abantu bakabigendera hejuru batabizi ariko imbere bikaba ari umunuko ntabwo inyuma baba bagaragara nk'abantu b'Imana baba bagaragara nk'abantu beza ngo ariko imbere hari n'ikibazo kubera ko ntabwo Yesu ubamo nari ni kuvuga ngo rero igituma umuntu akora ibyaha cyangwa igituma Imana akita umunyabyaha ntabwo ari ukubera ibyaha byinshi wakoze ahubwo ni ubuzima wavukanye bugukoreramo biba ibyo ntiwabyihana ntiwabikosora ntiwanabihindura ugomba kumenya ngo ubu munyabyaha bwa kavukire ntabwo uri umunyabyaha kubera ibyaha wakoze niyo mpamvu uwakoze bike n'uwakoze byinshi bose bazajya mu muriro umwe nuvuga ngo burya abantu bose ni abanyabyaha ku rwego rungana imbere y'Imana icyakora imbere y'abantu bo barabisumbanya ariko imbere y'Imana abantu bose ni abanyabyaha ku rwego rungana ndibwira ko hamaze kumvikana nagira ngo nkubwiye ko udashobora kwikiza udashobora kwihindura Bibiliya ivuga ngo nk'uko ingwe idashobora guhindura ubugondo bwayo ngo cyangwa umunyetiyopi munuruka ngo ahindure uruhu rwe ngo niko n'umunyabyaha adashobora kwikiza none ibintu Imana yahakanye bari kukubwira ngo wowe uzabihindure ngo wikize ibyaha ureke ibyaha ariko ubona ko imyaka ishira indi igataha ukabona uko wari umeze mu myaka 20 yashize n'uyu munsi niko kimeze ugasanga ntiwigeze utungana hari umuvana mwatubwiye nijoro ariko kubera ku bantu bagerageza kwitunga cyangwa gukora imirimo y'Imana ngo babe beza b'Imana ariko ukuntu umuntu ari gukora imirimo itagira ikigero ngo amenye byibuze ngo ngejeje kuri 80 kwijana kigaje 20 ngejeje kuri 90 kigaje 10 ntabwo ni ugukora akazajya paka umuriro ijoro ari gukorera atari ibyo birumvikana neza nari kuvuga ko rero wa murongo kwa banshirijeho uvuga ngo bose bakoze ibyaha ntibagira ubwiza bw'Imana kuba ukora ibyaha wikwirenganya ntabwo nawe ari wowe ahubwo ni ubuzima wavukanye bugukorera none hepfo baravuze ngo abo bantu ngo ntibashobora gushyikira ubwiza bw'Imana mu yandi magambo ngo ntibashobora kugera ku butungane Imana ishaka ubutungane Imana ikeneye ntabwo wowe wabugeraho ngo ugere ku rugero Imana ishaka rwo gutungana 24 havuze ngo ahubwo ngo abo bantu ngo bagirwe intungane bikirwa ngo bagirwe intungane n'ubuntu bwayo ibibaheye ubusa ngo kuba gucungurwa na Kristo Yesu ahandi aravuga ngo kubera ikiru cy'amaraso Yesu yabameneye ntabwo ikiru ari cy'ibyaha Imana yatanze ni amaraso Yesu yapfiriye ku musaraba bivuga ngo iki bivuga ngo burya umuntu birashoboka ukaba intungane imbere y'Imana ariko atari wowe wigize intungane kumbi birashoboka ukaba intungane imbere y'Imana binyuze mu rupfu Yesu yapfiriye ku musaraba byagenze bigeze bivuga no mukana uko byaba nuko Yesu ari wenyine agize gutungana Imana yemeye ari intungane 100%, agira ubutungane Imana ishaka, agira ubutungane bwuzuye butagira icyaha na kimwe kandi ubwo ngubwo akaba ari bwo butungane bukenewe kugira ngo umuntu yinjire mu ijuru niyo mpamvu birigaruka bavuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane nawe urimo yagukunze cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ni Kristo ngo kugira ngo umwizera atarimbuka abugingo buhoraho nshatse kuvuga ngo Yesu yaje mu isi azanye ubwo butungane bwe kugira ngo aze akuguranire bwa butungane bw'abuguhe bwa bunyabyaha bwawe nawe abubarweho ako kantu murakumvise yazanye gutungana kwe kugira ngo akuguhe nawe umuhe ibyaha byawe mugurane ibyaha
mu rupfu kanguka nshuti yanjye kanguka ihangane gusa kuko wabuhombye wabuhombye utahiya kuko waza kumva inkuru nziza uyu munsi ugatahana ijuru ntabwo ijuru turi kuvuga ari ijuru rikorerwa ni ijuru Yesu yakoreye yararikoreye ararangiza ashaka kuri umuntu wese ubikeneye ku buntu handitse ku busa. Urakoze cyane niko twanasobaso Imana ibahera ubusa binyuze mu kintu cy'amaraso Yesu yamenye ndi kuvuga ngo Yesu yakuzaniye gutungana ku icyamuzanye mwiza ni ukugira ngo gutungana kwe akuzane akuguhe namara kukuguha nawe afata ibyaha byawe buri kintu kandi kikagendana n'igihembo cyacyo turajyanye ibihembo by'ibyaha ni urupfu nicyo gituma Yesu yashyizeho ibyaha byawe amaze kubyishyiraho Imana iramwica ariko ibimwisha urupfu yagombaga kukwica kugira ngo nuzajya uvuga ngo Yesu yaracunguye ujye wumva ibyo uvuze kuba Yesu yaragucunguye ni uko yapfuye uko wagombaga gupfa kuko yishyizeho ibyaha wari wakoze ibyo byaha uko bigendana n'urupfu bimaze kumujyaho Yesu arapfa ariko abapfuye urupfu rutari urwe abapfuye urupfu rwawe nicyo gituma bivuga ngo yapfuye mu cyimo cyawe araguhanirwa kugira ngo wowe utazahangwa n'Imana birasangwa n'uvuga urupfu rwa Yesu ube wumva ikintu uvuze icyo ari cyo ikigaragara ntabwo babyumva neza urupfu rwa Yesu yemera ko Yesu yamucunguye nk'uko mubivuze ariko akavuga ati niba nareba neza uzarimbuka uwo muntu azi gucungurwa ngoya kuko umuntu wacunguwe arataha aba yishyuriwe mu yandi magambo hari ubu niba nijoro hari uwigeze abivuga kuvuga ko kuri Baraba igisambo cyari baragiye kukwica cyari cyakoze ubugome noneho bagihagarikana na Yesu Pilato baratese ari Baraba wagiye ubikira abantu wabatoboreye amazu wabamereye nabi wabahahaje ari na Yesu wabazuriye abana akabahagurukiriza ibirema akabahumurira impumyi ese ndabambane ndekure abantu bose bavugiye icyarimwe ngo Yesu w'i Nazareti nabambwe sinzi uwaguhindura Baraba ngo wumve uko wari kubererwa muri kawe barabatekereza ko yagize bararose abantu bahise kandi Pilato ko bawukora abantu bavuze kuko yarababaje kugira ngo ibyo bavuga aba ari byo akora Baraba yarahagaze ntekereza ko yibwiye ko ibyo bintu bitaza gushoboka yibwira ko Pilato ataza gukora icyo kintu ariko byarangiye Yesu bamufashe baramubamba baravuga ati Baraba rero itahiwe wabaye nane gikorwa Baraba yabaye umwere kandi Baraba yaribanje ukuntu kubera ko bamuhagarikanye n'umwere sinzi niba muri kumva iyo ngurane mvuze uwari umunyabyaha yahindutse intunga uwari intunga anahinduka umunyabyaha muri kubyumva Baraba yagiye ari umwere mu buryo bwemewe n'amategeko umuntu wari gucokoza Baraba kavuga ati sha uracitse wowe niba gufata aravuga ati ugende muri aho nari kumanuka mu byo kugenda amanika ibibuga Baraba yari yakuwe urubanza icyo nicyo cyitwa gucungurwa icyo nicyo Yesu yakoze mu mwanya wawe ntabwo ari Gatolika yagiye ku musaraba ntabwo ari Metodiste yagiye ku musaraba ntabwo ari na padiri wagiyeyo ntabwo ari pasiteri wagiyeyo sinange Yohani wagiyeyo sinabantu runaka bagiyeyo Yesu niwe wagiye ku musaraba nicyo gituma yavuze ngo nige nzira nige kuri nige bugingo ntawajya kwa data ntabugera none bajya bakubwira ngo uzajya mu ijoro usenga cyane kandi ari Yesu ugomba kukujyana none urashaka kujyana n'amasengesho ngo uzajya mu ijoro n'utura cyane kandi Yesu aragomba kujyana atagomba kujyana n'amaturo ngo uzajya mu ijoro n'ufasha abakene benshi ubwo se utagira icyo afashije abakene azajya mwaka ntabwo ijuru rikorerwa ijuru ni ubuntu ku muntu wese wemeye igikorwa yamukoreye k'umusaraba nk'uko Baraba yabaye umwere niko nawe wabaye
munsi nubyemera ko byarabaye ntabwo Yesu aza apfa yarapfuye yishizeho ibyaha byawe yanabera mu kibazo cy'abandi ahubwo ingorane watinze kubimenya yego rwose ngo hari abantu bajyaga bakora mu bisheke rero atakunda kubivuga ngo baranagize imana igihe kimwe inama iza kuba ngo bafata icyemezo bavuga ko imbata zose ziba mu bisheke zigomba gutaha babwira abasheje ko bagomba kubarekura bakagenda bafata amatangazo bayamanika mu mujyi bakajya bayamanika ku mapoto abasheje babimenye babuza abantu ntihagire umuntu uzakandagira mu mujyi kugira ngo atazagira ugerayo agasoma kuri rya tangazo akamenya ko ikibazo cyaraze akamenya ukuri nuko idini ryagize ryabahishe ukuri bakubwira ibindi byakujyana mu ijuru baguhisha icyakujyana ariko nta wabarenganya nabo ntabwo babizi icyo umuntu atanga n'icyo afite ukuri ni uko Yesu yahanwe mu mwanya wawe noneho ubutungane bwiwe iyo ubyemeye gutyo buhita buhinduka ubwawe ukaba intungane imbere y'Imana yari yifashije wa musaza akaba ari kujya yakumva n'umwe akumva uburyo umuntu ari intungane imbere y'Imana abavuga ngo nta ntungane ibaho ngo ntihabibwira icumuye karindwi ubwo ziyabicaye yo gute ahubwo gutungana birivuga iyo uvuze ngo umuntu ni intungane ntabwo bivuze mu ngeso ze ntabwo bivuze mu byo ukora ni ubutungane bwa Yesu uhabwa mu cyimbo cy'ibyaha byawe ni ingurane umuntu ahabwa nicyo gituma twasomye ngo bagirwa intungane n'ubuntu bwayo iyo bahereye ubusa kubera ikintu cy'amaraso Yesu yamenye ntabwo ijuru rikorerwa Yesu yarikoreye umunsi yajyaga ku musaraba arishyura ibyo wishyuzwaga byose aryozwa ibyo yaryozwaga byose muri ibyo yarabivuze ngo ubwo adapfa nanjye singipfuye ngo njyewe na Yesu turi umwe